Hello hello, mwiriwe neza muraho, ndabasuhuje cyane abari mu nce zose z'igihugu, yaba amajyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba n'uburasirazuba, ndetse tutibagiwe n'umujyi wa Kigali, ndetse no mu ntara ya gatandatu y'abadiaspora ntabwo twakwibagirwa kubasuhuza. Twagarutse rero muri bya biganiro byacu mutumenyereyeho by'abana, ku buryo twakwita ku bana ndetse no gufasha ababyeyi bari mu rugendo rwo kwita ku bana bakimara kubyara. Yego, ubushize ubwo twaganiriye ku kiganiro cy'akamaro cyangwa se ku nsanganyamatsiko tuvuga ku kamaro k'amashereka ku ruhinja. Uyu munsi rero twanagarutse mbafitiye indi topic tugiye kuganiraho yo gufasha nanone ababyeyi bakiri mu rugendo cyane cyane bakimara kubyara. Ubushize twabonye akamaro kagiye gatandukanye k'amashereka ku mwana w'uruhinja. Ubu ngubu noneho tugiye kuganira ku buryo cyangwa se positions twakoresha mu gihe cyo konsa abana zoroheye buri umwe uwo ari we wese. Ntatinze rero, ntabwo nasiba kubibutsa babyeyi, ese twaba tuzi igihe cyiza cyo konsa umwana? Ese ni igihe kingana iki umwana amara ku ibere ari konka? Ibyo byose ni ibibazo buri umwe ashobora kuba yaribajije mu kiganiro cyashize. Naje rero ngo mbibasobanurire. Ni ukuvuga ngo mu gihe umwana ari konka afashe ibere, byibura yakagombye konka cyangwa se ni byiza ko yonka mu gihe kingana n'iminota 10 kugera ku minota 20. Umwana yonka ari ku ibere rya mama wewe, ntabwo ari ukuvuga ngo iyo minota 20 agomba kwimara akonka ibere rimwe agafata irindi. Oya, ni ku ibere rimwe ryonyine rya rindi yahereyeho. Nk'uko twabibonye mu kiganiro cy'ubushize, twabonye ubwoko butatu bw'amashereka. Mu bwoko bwa gatatu twabonye ko bufite nabwo bindi bice bibiri. Ibyo bice bibiri rero twabonyemo hind milk na fore milk. Fore milk twabonye ko ari amashereka aza bwa mbere, ukiyareba uba ubona adasa n'amata cyane, harimo akantu k'akeru gasamo n'amazi ukuntu. Ari amashereka rero twabonye ko amara inyota umwana. Yego nibyo koko amara umwana inyota, ariko arekera kuza mu gihe cy'iminota 5 umwana ari konka. Ni ukuvuga ngo niba utubahirije ya minota 10 cyangwa 20, umwana umukura ku ibere atarabona za ntungamubiri, ya mashereka afite intungamubiri nk'uko twabibonye ubushize. Ni byiza rero ko umwana ava ku ibere ahumuje ari mazima amashereka, kandi binafasha umubyeyi ndetse bikanamurinda kuba yagira bya bibazo byo kubyimba amabere, bagira ibibazo byo kugira developa kanseri y'ibere, kuko uko umwana yonka ibere akahumuzamo amashereka bituma habaho indi production. Mu gihe rero atayahumuje, iyo hagiye kubaho indi production cyangwa se itunganwa ry'amashereka, bituma yumva ibere rimurya, akumva ryabyimbye, ibyo twita engorgement, akumva ryabyimbye bikaba ryanamurya. Rero ni byiza ko babyeyi konsa abana mu gihe gikwiriye cyateganijwe, nimba ari iminota 10 kugeza ku minota byibura 20. Byibura gerageza umunsi minota 15 ku ibere rimwe, kandi umunsi murebana mu maso, umusekera, umuganiriza. Nibyo bituma umwana adevelopa urukundo, cyangwa se bituma biproducinga icyo twita love hormone, bituma habaho bond hagati y'umwana na mama we. So uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye tugiye kuganira
kuri pozisiyo zo konsa umwana dufite pozisiyo 5. Muri izo pozisiyo dufite iya mbere, dufite iyo twita cradle hold. Iyo pozisiyo ni ya pozisiyo dusanzwe tuzi umubyeyi afata umwana amureba mu maso. Ni byiza rero ko ufata ijosi ry'umwana hano niho ushyiramo hagati mu nkokora ukamwonsa umureba. Iyi pozisiyo rero ni nziza cyane ku mubyeyi n'umwana, ituma bagirana communication, ya bondi ikazamuka, rwa rukundo rukiyongera hagati ya mama n'umwana. Ndetse ubushize twabonye ko bigabanya na stress ku mubyeyi. Wa mubyeyi muri cya gihe yumva atameze neza, atari comfortable, ni byiza rero biramufasha iyo abonye umwana ari kumusekera ndetse akanamuganiriza, bya bindi byose byari mu mutwe wiwe arabyibagirwa. Indi pozisiyo ya kabiri ariyo twita cross cradle hold. Cross cradle hold ni ya pozisiyo umubyeyi azengurutsa umwana akaboko akamufata akazamurirana no mu nda, uwo akanyujije hasi hamwe dufatira mu nkokora umwana, ukazamura akaboko ukakanyuza hejuru ukamufatira nko mu nda, akandi kaboko nako kakamufata hano ku mutwe cyangwa ku bitugu. Iyi pozisiyo ni nziza cyane ku babyeyi bari kwiga konsa, abafasha umwana yumva ari comfortable, yumva nta kibazo afite cy'uko umwana yamucika. Kandi ikindi, iyi pozisiyo ikunda gukoreshwa cyane ku babyeyi bafite abana bakiri bato cyane. Wa mwana ufata ukumva ufite ubwoba bw'uko ari gucika bitewe n'uko ari mutoya. Ni nziza rero gukoresha iyi cross cradle hold. Pozisiyo ya gatatu rero ayo dukunda kwita football hold cyangwa rugby hold. Iyi pozisiyo ni kumwe umubyeyi afata umwana akanyuza amaguru ye hano, mbese umutwe akawufatira hano ku ibere, mbibereke neza, afatira hano ku ibere ariko amaguru arimo hano mo hagati mu maho, amufashe gutya, akandi kaboko gafashe, mbese aka kaboko ko hasi kaba gafashe ku ijosi, akandi kagafata umutwe. Iyi pozisiyo rero ni nziza cyane, ni nziza ku babyeyi akenshi bakoreye C-section. Ibabera nziza cyane ku babyeyi bataratora imbaraga, babyaye babazwe. Ni ukuvuga ngo kwa kundi uterura umwana ukumva yicaye hano ku nda, ukumva urababaye kuko wabazwe ugifite igisebe kikiri kibisi. Ni byiza ko wakoresha ino pozisiyo kuko ntabwo ivunana, umwana ntabwo yicara ku nda ngo ugire uburibwe. Ni byiza rero ko wakoresha iyi pozisiyo, bituma utababara kandi n'umwana yumva neza ari comfortable. Ndetse ikindi, iyi pozisiyo ikoreshwa cyane cyane kuri ba bantu bafite cya kibazo cya engorgement, yagize ikibazo cy'uko ibere ryabyimbyemo hano hejuru, kuko twabonye ibere kenshi rikunda kubyimba hano hejuru. Umwana rero aronka agakurura ya mashereka ari hano hejuru akayamaramo, ndetse cyangwa se akayamaramo cyangwa se agahumuza. Tugeze kuri pozisiyo ya kane rero. Iyi pozisiyo ya kane ni kumwe yitwa side lying. Iyi pozisiyo ni kumwe umubyeyi aba aryamiye urubavu akiyegereza umwana nawe akamuryamisha aryamiye urubavu, amureba mu maso, barebana mu maso. Iyi pozisiyo rero nayo ni nziza, iroroshye, nta muntu n'umwe utayishobora. Benshi dukunda kuyikoresha turi gusinziriza abana kuko iroroha cyane. Iyo umwana asinziriye ntabwo bikugora nk'uko waba wamuhetse ari mu mugongo ukajya kumukuramo ukamuryamisha agahita akanguka. Iyi pozisiyo rero yo ni nziza cyane kuko iyi pozisiyo rero yo ni nziza cyane akenshi kuko umwana uramuryamisha, ndetse nawe niyo ufite ibitotsi. Rimwe na rimwe hari ababyeyi babikora bagiye kuryamisha abana bakoresheje iyi pozisiyo, akenshi n'ababyeyi benshi dukoresha. Iyo wakoresheje iyi pozisiyo akenshi hari n'igihe nawe aba ananiwe
akaruhuka, akumva nimba wenda yari ari mu mirimo ituma ababara umugongo, akarambura umugongo by'agahe gatoya. Ndetse n'iyo uri konsa umwana uba umukwiye kuba umureba neza mu maso, nta n'ukuntu uba ufite ibere rinini ukabona rigiye gupfuka umwana amazuru bigatuma atonka. Iyi pozisiyo rero iroroshye cyane, nta muntu n'umwe utayikoresha. Tugeze kuri pozisiyo ya gatanu. Pozisiyo ya gatanu ni reclining position. Tugeze kuri pozisiyo ya gatanu. Pozisiyo ya gatanu ni ya pozisiyo yitwa reclining position. Reclining position ni ya pozisiyo umubyeyi yishyigikiriza umusego aryamye ku buriri, akishyigikiriza imisego ku mugongo. Bituma atababara umugongo cyane nk'uko yamara umwanya munini yicaye ari konsa. Ikindi kandi pozisiyo kumwe umwana aba amuryamye mu gituza arimo yonka, aba yumva impumuro ya mama wiwe, aba amureba mu maso baganira, mbese ni skin to skin, ni umubiri ku mubiri, umubiri wa mama n'umubiri w'umwana. Iyi ni imwe muri position imwe twabonye zidufasha kenshi kwita ku bana. Izi pozisiyo ni imwe twabonye akenshi ikurura urukundo hagati y'umwana na mama we. Ni nziza cyane rero babyeyi tuyikoreshe. Nyine twabonye ituma habaho production of love hormone, uko umwana yumva ubushyuhe bwa mama we, uko yumva icyuya cya mama we, bituma barushaho kugirana communication, rwa rukundo bavuga ngo ruri karemano, ya bondi ihita igaragarira aho ngaho akenshi. Ni byiza rero mu gihe uri konsa umwana, umuganirize, umusekere, umubwire amagambo meza, umubwire ko umukunda, umubwire ko azaba umuntu ukomeye. Tujye twaturiraho abana bacu ibintu byiza, kuko akanwa kararema, kandi bya bindi waturiyeho umwana wawe bimugeraho nk'umubyeyi. Ni byiza rero muze dufatikanye kubaka umuryango nyarwanda, kubaka abana bazira uburwayi, ndetse kandi dukurure urukundo hagati y'abana bacu. Tubabwire ko ari beza, tubabwire ko tubakunda, kuko nta wundi wo hanze uzaza kukubwirira umwana ko umukunda ngo urushanye nawe umwana imbabazi aba ashaka kumurya. Muze rero tuganire. Ugize ikibazo wakandika muri comment cyangwa ukaza inbox, hariho nimero yanjye ya WhatsApp nkagufasha. Ikindi kandi ababyeyi, mujye mwonsa abana banyu, mubonse bahage. Mujye mwonsa abana bahage, umwana yijute, binatuma amara ye akora neza. Ikindi kandi bimufasha mu kwituma. Nagiye mbona ibibazo byinshi ku babyeyi batonsa abana babo ngo bahage. Nagiye mbona ibibazo byinshi ku babyeyi batonsa abana babo ngo bahage. Ugasanga araje akubwira ati umwana wanjye ntiyituma, umwana wanjye ashobora kuba afite ikibazo cy'amara maremare, kandi nyamara nuko utamwonsa ngo ahage, nuko udakurikiza ya mategeko cyangwa se bwa buryo bwo konsa umwana mu minota 10 kugera ku minota 20. Mwonsa abana bahage, kandi namwe murye ibiryo byuje intungamubiri bifasha abana mu mikurire yabo, bibarinda indwara, byubaka umubiri, ndetse munywe n'amazi ahagije. Ntabwo ari ku bana gusa nagiye mbona icyo kibazo, kuko umwana n'umuntu mukuru iyo ariye agahaga yituma neza. Umwana rero nawe nuko iyo umwonyeje agahaga neza no kwituma birakunda. Nagiye mbona ibindi bibazo ku babyeyi bagira ibibazo byo kugira constipation mu gihe cyo konsa. Babyeyi, mu gihe uri konsa, gerageza kurya ibiryo byoroshye, gerageza kurya ibiryo birimo imboga, gerageza kurya ibiryo birimo imbuto byuje intungamubiri. Uko uzirya n'umwana arazifata. Ikindi kandi ntiwagirwe kunywa amazi. Uko utanywa amazi bigukururira nawe kugira constipation, kuko cya gikoma cyinshi ukomeza gufata, bya biryo byinshi ukomeza gufata, utabifatana n'amazi,
bizatuma nawe ugira constipation ndetse byagukurura n'izindi ndwara nyinshi. Reka dusoreze ahangaha, ikubarambira wowe wicaye udukurikiye ureba iyi videwo wakanze subscribe, kora kuri subscribe, like, share, comment. Aho mwagize ikibazo, aho bitagenze neza, turahari kugira ngo tubafashe. Nicyo mbere yo hano. Ibiganiro byacu rero nakagaruka. Stay tuned. Bye bye.